Mu bihe bitandukanye, haba kera cyangwa se ubu, abantu babayeho bakoresha itumanaho. Mu bihe bya kera tekinoloji itaratera imbere, iyo habaga hari ubutumwa ushaka kugenera mugenzi wawe, igihe habaga ari kure kandi ukaba udashoboye kumugeraho, washakaga umuntu utuma, ukamubwira mu magambo ibyo aza kuvuga agezeyo, maze iyo ntumwa nayo ikagenda, yagera kuri wa muntu wayitumweho, ikamusubiriramo amagambo nk'uko yayabwiwe. Nyir'ubutumwa nawe yabwiraga ya ntumwa amagambo ageza ku wari wayitumye. Birumvikana ko ubu butumwa nta mutekano bwabaga bufite, cyitwa lack of information security. Iterambere ricyaduka, ibyo kohereza ubutumwa mu magambo byarahindutse, ahubwo bakoresha kwandika. Yandikaga ibaruwa akayishyira mu ibahasha, maze intumwa ikayigeza ku wo ubutumwa bugenewe. Nawe niko yabigenzaga agamije gusubiza ubutumwa. Mu isi ya none, aho tekinoloji imaze gufata intera ishimishije, ntabwo bikiri ngombwa ko umuntu agutumaho undi mu magambo, cyangwa ngo bamuhe akabaruwa kuzanire. Ubu hakoreshwa telefone cyangwa za mudasobwa. None se ko kera aba bantu bashakaga gutumanaho bahuzwaga n'intumwa, uyu munsi mudasobwa cyangwa telefone zihuzwa n'iki? Kugira ngo abantu babiri babashe guhererekanya ubwo butumwa, abahanga mu ikoranabuhanga bubatse umuyoboro, babyita network. Network ni umuyoboro ugizwe na mudasobwa ebyiri cyangwa nyinshi zahujwe kugira ngo zisangire umutungo, nka printer, cya cyuma gifotora, cyangwa se CD, cyangwa guhana dosiye n'ibindi. Reka turebere hamwe urugero. Reba ufashe telefone yawe cyangwa mudasobwa, ukandikira inshuti yawe ubutumwa, cyangwa ukamwoherereza akavidewo cyangwa amajwi, nawe akagusubiza kugeza ubwo ubutumwa washakaga gusangira bubagezeho, mukaganira mugahuza urugwiro. Ibyo byose bikunda kubera ko hubatswe network, umuyoboro. None se bikorwa bite? Mu intangiriro y'iyi tekinoloji, iterambere ry'imiyoboro ryarimo akajagari. Ikindi ni uko buri mucuruzi yari afite ibisubizo byihariye. Igisubizo cy'umucuruzi umwe ntabwo cyabaga gihuye n'icy'undi mucuruzi. Urugero, ibyuma byakorwaga na Huawei. Iyi ni sosiyete y'Abashinwa ikora ibyuma by'ikoranabuhanga. Ntabwo yabaga yakorana n'ikigo Dell cy'Abanyamerika. Aha niho havukiye igitekerezo cya modeli ya OSI. Kwari ukugira ngo abakora ibyuma hardware devices bahuze n'abakora porogaramu softwares. Gukoresha modeli OSI, buri wese yemeranya n'amabwiriza rusange, ku buryo dushobora kubaka imiyoboro ihuje. Mbese imiyoboro ishobora gukorana. Kugira ngo iki kibazo gikemuke, umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuziranenge
ISO, International Organization for Standardization, wakoze ubushakashatsi ku buryo butandukanye bwakoreshwa, maze igisubizo kiba modeli ya OSI yasohotse mu mwaka w'1984. Kuva iki gihe abadandaza benshi bubaka imiyoboro network ishingiye kuri modeli ya OSI, kandi noneho ibikoresho biva mu bacuruzi batandukanye nabyo birahuza. Byabaye ibintu byiza cyane kuko buri wese aba yizeye ko igikoresho aguze kizakorera aho ariho hose. Modeli ya OSI ntabwo ari icyitegererezo gusa kugira ngo imiyoboro ihuze, ndetse ahubwo ni bumwe mu buryo bwiza bwo kwigisha abantu ibijyanye n'imiyoboro networking. Hari ibice 7 layers dukwiriye kuzirikana kuri modeli ya OSI. Ni ingirakamaro cyane. Uri kwibaza uko ibyo bice biteye? Reka dufatire urugero ku byo tumenyereye kubona. Ibuka igihe wari urimo kurya igi ritetse. Urabyibutse? Wibutse ko wabanje kumena igishishwa cy'inyuma, icyo gice cya mbere. Wahise ugera ku gice cya kabiri cyitwa umweru. Wahise urivonyora kugira ngo rirye, maze uhita ubona igice cya gatatu cyitwa umuhondo. Reka ntidutinde kuri bitwariye. Ahubwo na modeli ya OSI ifite ibice 7 bigerekeranye kimwe ku kindi, nk'uko ibice by'igi uko ari 3 nabyo bigerekeranye kimwe ku kindi. Munyemerere nkoreshe ijambo layer kuko mwamaze kumenya icyo risobanuye. Ndahera ku ya nyuma ariyo ya 7, maze ngere ku ya mbere. Impamvu ni uko iyo ubutumwa bugiye koherezwa butunganywa buhereye kuri layer ya 7 kugera kuri layer ya mbere. Ariko nanone iyo mudasobwa igiye gusoma ubutumwa ihera kuri layer ya mbere ibitunganya bikageza kuri layer ya 7. Layer ya 7 yitwa application. Layer ya 6 yitwa presentation. Layer ya 5 yitwa session. Layer ya 4 yitwa transport. Layer ya 3 yitwa network. Layer ya 2 yitwa data link. Layer ya 1 yitwa physical. Birashoboka ko izi layer utari gushobora kuzifata mu mutwe nk'uko zikurikirana. Ntugire ikibazo, hari uburyo bworoshye bwagufasha kuzifata mu mutwe. Hano hari interuro nto yo mu rurimi rw'Icyongereza iragufasha kuzifata mu mutwe. Iragira iti all people seem to need data processing. Ngenekereje mu Kinyarwanda, iyi nteruro iravuga ko abantu bose babona bakeneye gutunganya amakuru. Ngaho bifate mu mutwe kuko twabonye ko ari iby'ingenzi cyane. Niba wabifashe reka dukomeze. Reka dusobanure izi layer uko ari 7 duhereye hasi tujya hejuru. From the bottom to the top. Reka dutangire kuri physical layer. Physical layer yisobanura ibintu ku rwego rwa voltage levels. Voltage ni imbaraga zisunika electrons cyangwa se ibintu byo mu bwoko bw'amashanyarazi binyura mu rutsinga. Aha kandi haba timing, igihe amakuru amara mu nzira. Haba kandi physical data rate, igipimo cy'amakuru atambuka. Habarizwa kandi physical connectors n'ibindi. Uribuka kariya kantu kaba kari hejuru ku mugozi, ka kantu kitwa RG45, niko kitwa connector. Sharijeri ya telefone yawe nayo ifite connector, ni kariya gatwe kayo.
Aha twavuga ko physical layer ari buri kintu cyose ushobora gukoraho, everything you can touch, nibyo byitwa physical layer. Data link. This layer makes sure that data is formatted in the correct way. Bivuze ko uru rwego rwemeza neza ko amakuru yatunganyijwe mu buryo bukwiriye. It takes care of errors detection and makes sure data is delivered reliably. Nabyo bivuze ko yita ku gutahura amakosa kandi ikemeza ko amakuru yatanzwe neza. Ubu urimo kubyumva neza. Gerageza kwibuka. Aha niho Ethernet iba. Aha kandi niho MAC address iba hamwe na frame ya Ethernet. Ibi byose biba kuri data link layer. Ethernet ni protocol isanzwe itumanaho rikoresha mu gukora local area network cyangwa se LAN. Ndavuga ryahuza rya mudasobwa yawe n'iya mugenzi wawe cyangwa telefone yawe n'iya mugenzi wawe kugira ngo mushobore gusangira byose. Ibuka twari twabivuze hejuru. Itanga kandi yakira amakuru ikoresheje insinga. MAC address mu magambo arambuye bivuga Media Access Control Address. MAC address is a unique identifier assigned to a network interface controller, NIC, for use as a network address in communications within a network segment. Nibyo byumvisha neza. MAC address ni ikirango kiba kiri ku ikarita yitwa NIC. Mudasobwa ifite ubushobozi bwo kujya kuri network iba ifite icyo kirango nk'uko umuntu uba mu gihugu runaka nawe agira indangamuntu. Nawe niba ufite cyangwa urengeje imyaka 16 ufite indangamuntu. Niba utarayifata ugende uyishake kuko byemerewe n'amategeko. Ntabwo twatandukiriye dutanga uru rugero, ahubwo nuko twabonaga ruradufasha gusobanukirwa. Rero kubera ko mudasobwa ikoresha internet iba igomba kugira ikiyiranga, niyo mpamvu byanze bikunze iba igomba kugira MAC address. Frame ni igipimo cy'amakuru, unit of data used in a data link layer. Aho packet ikaba igipimo cy'amakuru akoreshwa kuri network layer. Layer ya gatatu yitwa network. Uru ni urwego rwita ku guhuza no guhitamo inzira. It takes care of connectivity and path selection, aribyo byitwa routing. Aha niho IP version 4 na IP version 6 byibera. Every network device needs a unique address on the network. Bivuze yuko buri gikoresho cyose kibya kuri network kiba gikeneye IP address. Reka ibijyanye na IP address n'itandukaniro riri hagati ya IP version 4 na IP version 6 tuzabigarukaho ubutaha. Layer ya kane yitwa transport. Nibyo rwose nk'uko byumva, iki ni igice gishinzwe ubwikorezi. Wigeze downloadinga igitabo kuri internet cyangwa umuntu agakoherereza indirimbo kuri WhatsApp, uko yakoherereza n'ifoto ye uramutse umukumbuye kumureba. Burya kuriya uyidownloadinga iza mu duce dutandukanye twitwa segment. Ibuka segment wize mu isomo ry'imibare, kwa kundi umurongo ubucagaguyemo uduce dutandukanye. Iyi layer ya kane yitwa transport niyo ishinzwe gutwara utwo duce twose ikatugezaho tugomba kugera, ariho kuri mudasobwa yawe cyangwa se telefone yawe. Aha niho habarizwa TCP. Iyi ni protocol yohereza amakuru mu buryo bwizewe. Habarizwa kandi UDP,
Iyi ni protocol yohereza amakuru mu buryo butizewe. Muri make ijambo protocol bivuze amabwiriza cyangwa imirongo ngenderwaho mu kintu cyangwa se ibintu runaka. Kuba udasobanukiwe n'impamvu TCP yohereza amakuru mu buryo bwizewe naho UDP ikayohereza mu buryo butizewe, ntubigireho ikibazo. Mu biganiro bitaha tuzabigarukaho. Izi layers uko ari enye nk'uko tumaze kuzibona haruguru zijyanye n'ibikenewe kuri hardware devices, biriya byuma dukoresha, ndavuga telefoni cyangwa mudasobwa. Mu gihe layers eshatu zisigaye zijyanye na software, nibyo ni iriya porogaramu ukoresha, urugero Facebook cyangwa iyi YouTube channel urimo kureberaho iki kiganiro. Layer ya gatanu yitwa session. Iyi igenzura itumanaho hagati ya za mudasobwa ebyiri zishaka kuganira. Layer ya gatanu yitwa session. Yigenzura itumanaho hagati ya za mudasobwa ebyiri zishaka kuganira. Yego ziri kuganira kuko ba bantu babiri nizo bari gukoresha kugira ngo bohererezanye ubutumwa. Iyi kagenzuzi ituma hatabaho kugongana k'ubutumwa buturutse ku mpande zombi. Ikindi kandi session layer ishyiraho za bariyeri mu nzira, checkpoint, ibigamije kugenzura niba ya makuru yoherejwe arimo kugera aho yerekeje mu mahoro, from source to destination. Sinzi niba nawe byarakubayeho. Nigeze kudownloadinga indirimbo y'iminota 5, bikirangira narayicuranze kuko numvaga nyikunze. Igeze ku minota 3 n'amasegonda ntarimo kwibuka, ibirahagaze itarangiye. Birumvikana ko burya kudownloadinga ya ndirimbo bitari byarangiye. Iyo hatabaho session layer, mba narahombye za bundles zanjye nari natangiye gukoresha. Impamvu y'uko kudahomba bundles zanjye ni za barriere session ishyira mu nzira igamije kugenzura niba twa duce twose tugerayo amahoro. Twamaze kugenzurwa duhita tujya mu bubiko, storage. Nawe iyo ugiye kubishaka niho ubisanga kandi nibyo ubona. Ubwo nyine ibindi biba bitabonetse kubera impamvu zitandukanye. Wenda bundles zabaye nke cyangwa se umuriro wagushiranye, mudasobwa yawe irazima. Layer ya gatandatu yitwa presentation. Iyi ishinzwe kugenzura niba amakuru yoherejwe asomeka neza muri application. Urugero ni YouTube cyangwa se Facebook. Bivuze ko ahariho amakuru atunganyirizwa. Mu gukora ibi byose, presentation layer yifashisha imbonerahamwe nka ASCII, ASCII code. Iyi mbonerahamwe yitwa ASCII code niyo yifashishwa. Bivuze ko buri kantu kose wanditse muri mudasobwa gahabwa kode yawo muri iyi mbonerahamwe. Wenda iyo kode ishobora kuba iri muri binary, iri muri octa, iri muri hexadecimal cyangwa se ikaba iri muri decimal. Layer ya 7 yitwa application. Aha niho habarizwa porogaramu zawe, porogaramu urimo gukoresha. Aha habarizwa email nka gmail.com, yahoo.com, yahoo.fr, cyangwa se hakabarirwa urubuga nkoranyambaga nka facebook.com cyangwa se web pages. Kuri iyi layer niho protocol nka HTTP bivuze Hypertext Transfer Protocol cyangwa se FTP bivuze File Transfer Protocol
bibarizwa. Izi protokole hamwe n'izindi tuzazigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Niba utarabyumva neza, reka turebe urugero rw'ubuzima nyabwo bwo kohereza amakuru, review life example of data transmission. Wicaye imbere ya mudasobwa yawe kandi ushaka gukuramo dosiye zimwe na zimwe kuri seriveri. You want to download some files. Ufungura web browser, urugero nka Chrome, hanyuma wandike aderesi y'urubuga ukunda. Urugero, urandika http utudomo tubiri, wandike ukurikizeho uturongo tubiri tuberamiye iburyo, wandike www, ubwo ni wa eshatu, akadomo a u c a, ukurikizaho akadomo, wandike ac, ukurikizaho akadomo, wandike r na w. Mudasobwa yanjye cyangwa yawe irohereza ubutumwa kuri seriveri z'uru rubuga wanditse isaba urupapuro runaka, certain web page. Ubwo urimo gukora ibi, uba urimo ukoresha protokole yitwa HTTP, iba kuri layer ya 7 ariyo application layer. Icya kabiri, representation layer izatunganya amakuru mu buryo runaka, ni ukuvuga ko izayihindura muri binary format. Uribuka ko twabivuzeho hejuru. Na gatatu, the session layer will make sure to separate all the different sessions. Aha niho twa duce twavuze ruguru tuzitandukanyiriza. Icya kane, ukurikije application iri gukoreshwa, hashobora gukenerwa protokole yizewe ugakoresha TCP protocol, cyangwa protokole itizewe ugakoresha UDP protocol. Hano ni kuri transport layer. Mudasobwa yawe ifite aderesi ya IP yihariye. Urugero, ushobora kuba ifite 192 akadomo 168 akadomo 1 akadomo 15, kandi yizubaka IP packet. Iyi paki ya IP izaba ikubiyemo amakuru yose ya application layer, presentation layer hamwe na session layer. Irerekana kandi protokole y'ubwikorezi iri gukoreshwa, TCP hamwe na IP address mudasobwa yawe iri gukoresha, izwi nka source IP address. Izerekana kandi aho igana, destination IP address cyangwa se IP ya seriveri. Aha ni kuri network layer. IP packet izashyirwa kuri Ethernet frame. Ethernet frame izaba ifite MAC address yaho iturutse, source MAC address. Izagira kandi na MAC address yaho igiye, destination MAC address. Irarangirira kuri physical layer, aho buri kimwe cyose kizaba cyahinduwe muri bit, bikabona koherezwa mu nsinga hakoreshejwe electrical signals. Ibi bimeze nk'amashanyarazi. Ubu noneho umenya ibijyanye na OSI model. Urugendo rwo kuva kuri application layer ukamanuka ukagera kuri physical layer nibyo byitwa encapsulation. Naho kuva kuri physical layer ukagera kuri application byitwa de-encapsulation. Encapsulation ni cyagiye amakuru yongerwamo ibindi bintu hagamijwe kuyongerera ubushobozi
muri ya nzira yo kuva kuri mudasobwa imwe ujya ku yindi mudasobwa, zimwe ziri gusangira amakuru. Ubwo nyine de-encapsulation ni ukugenda ukuramo twa tuntu twongewemo kugeza ubwo amakuru agera kuri mudasobwa yindi hagaragara amakuru atagira impinduka. Usibye modeli ya OSI, hariho irindi shyirahamwe ryashyizeho modeli itigeze imenyekana cyane, yitwa TCP/IP stack, kandi birasa uzibye bimwe mu bice byahujwe kandi bifite amazina atandukanye. Uri kwibuka neza ko kuri OSI modeli hagaragara layer 7 ni za zindi twabonye, ariko kuri TCP/IP stack ho hagaragara layers 4 gusa, arizo application, transport, internet, network access. Uribuka ko kuri OSI ziriya layers ko ari 7 zigabanyijemo inzego ebyiri, upper layers na lower layers. Iyo tugeze kuri TCP/IP stack application ibihuje layers 3 arizo application, presentation na session. Nibyo izi ni za zindi zibanda kuri software. Network layer ya OSI bayita internet muri TCP/IP stack, naho layers ebyiri zisigaye arizo data link layer na physical layer zahurijwe muri network access layer. Birumvikana ko transport yo muri OSI ikomeza kuba transport layer no muri TCP/IP stack. Mu by'ukuri izi modeli zombi OSI na TCP/IP stack zose zikora kimwe, uretse ko hari zimwe zahujwe kandi zikaba zidahuje amazina. Ibi ntacyo bitwaye. Ushobora kuba uri mu Rwanda witwa Yohana, wagera mu Bwongereza ukitwa John. Kuba wavuye kuri Yohana ukitwa John ntibivuze ko wahinduye uwo uri we. Impamvu ni uko uwo wari we mu Rwanda ukitwa Yohana, uwo ni we wowe. No mu Bwongereza kabone niyo waba wahinduye ibara ry'uruhu ukaba usa n'umuzungu. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibindi biganiro twakoze. Ukore share kugira ngo ubisangize abandi, maze twese dukomeze kuhugurana. Ukande kuri like kandi wandike na comment kugira ngo utumenyeshe ko wabonye iki kiganiro. Ushobora kuduha ibitekerezo cyangwa ukabaza aho byaba bitumvikanye.